turabasuje mu izina rya Yesu abantu bakunda kudukurikirana inshuti zacu abo dukunda kubona ko y'amacano Imana nziza ibaho umugisha Imana ibaho umugisha neza Imana ibe kuri mwe reka ntangire nshimira abantu bakoze subscribe like share ndetse na comment babwire ngo Imana ibaho umugisha uyu munsi twicaye kuri kamera nk'abadamu twicaye kuri kamera nk'abadamu ari umudamu uretse gukora akantu keza ku rudi yarabwiriza ahita abangwa ariko ndi umugore mwiza ariko nibyo ariko umuntu wese agomba kwisobanukirwa akigirira n'icyizere yarayivuze numva uyu mama utarabona kuri mwiza ntabwo umuntu wo hanze azabona ko uri mwiza ugomba kubanza wowe kwiyumvamo kuri mwiza kugira ngo n'uri hanze ukureba ajya abyiyumvamo nanjye ndi mwiza ikibazo nuko hari igihe bikomeye bwira umuntu ko atari mwiza oya nyine ibyo ni ibikomere iyo utariyakira iteka n'iteka urabizi nanjye igihe nigeze kukigeramo nkumva ko abantu bose banyanga ariko reka mbanze suze abakunzi bo kuri Yesu ari ku Ngoma TV no ku Mana ni nziza TV uwakoze subscribe usharinga ibiganiro byacu turagukunda Imana ikuduhera umugisha waba uri mu Rwanda waba uri hanze y'u Rwanda mbese nyine Imana ibashyigikire kandi natwe gumize dushyigikire rero hari igihe umuntu ageramo nicyo gihe nakibayemo cyo kumva niyanze nanjye ubwanjye nkumva nta muntu nkunze nkumva nabaho mu buzima bwo kwigunga ariko nza gusanga ko wa mugani Imana ari umugenga w'ibihe ni kumuririmbyi uyaririmbye kandi tumenyera ibyo turi byo cyangwa ibyo tuzaba Imana imenya ikintu icyo ari cyo cyose kizaba ku muntu izi bizakubaho izi bizambaho rero naze gusanga abantu ndi kubarenganya kunkunda kwawe buriya Imana itaguteyemo urukundo rwo kunkunda ntabwo wankunda icyangombwa ni uko Imana inkunda cyane icyangombwa ni uko Imana inkunda inyitayeho indya inywa ndyama sinzira numva nta kintu bintwaye kuba rero runaka atankunda numva nta kibazo cyaba kibirimo kuko na mama ashobora kutagukunda umuvandimwe muvukana ashobora kutagukunda byashobora ariko kuba Imana ikiguhumekeramo uyu mwuka ukaba ugihumeka umwuka w'abazima byonyine bivuga ati Imana irankunda nta bindi cyane kandi iyo Imana igukunze ureke kwiheba gukundisha n'abakwibagiwe umubabaro uturanye n'ibyishimo reka mbibabwiza ukuri hari igihe umuntu akababara ariko ntuzajya ubabara ujya wibuka ko n'ibyishimo biri hafi aho ngaho uyu munsi warababara ukararurira ariko mu gitondo impundu zikavuga ibyishimo ukabigira rero ntabwo navuga ngo wa mubyeyi ushobora kurara ukubitwa ariko ejo mu gitondo ntukubitwe ushobora kuburara ariko ejo umenye ko inzara ituranye n'ubundi n'ibiryo ejo mu gitondo ukarya ibintu byose kodera twavuganye n'ejo bundi twarimo tuvuga ibijyanye n'imirimo y'Imana uko imirimo y'Imana imeze tuvuga ubutaha abantu Imana bari gucamo noneho ndababwira ngo Imana yadutabaye turi abazunguzayi ubu niyo itazatugira neza yadutabaye turi abazunguzayi tuzunguza inoti ya 3 turangura inyanya mu kabase z'ibimene na karoti z'ibinyama yanazunguzaga najyanaga 10,000 nkarangura imyenda mu Nyabugogo cyangwa ariko wari umukire kurodi nge naranguzaga 3 waranguzaga 3 nge naranguzaga 10 nge nari narashize narazahaye Nyabugogo ariko mwabarikore Imana irihagije igeze muri yavuze ngo Mana yo mwijuru ntuzabura kugenza ntabwo Imana izigera ibura ukuntu ugenza abantu bayo ntizabura kugenza abantu bayibashoboka ntabwo umuntu wubashye Imana izabura ukuntu imugenza ntabwo uyu muntu azabura 2 3 ngo ibyihanganire oya ntabwo yabura ukuntu Imana igenza cyakuro hari inkuru yanejeje maze iminsi ndi kure ukuntu ADPR igiye kwimika abadamu b'abashumba abamama abapasiteri biranezeza reka nkubwize ukuri ntabwo nakubeshya Imana yagiye imbwira kenshi na kenshi ko nzayikorera muri ADPR ariko kuko njye nakiriye agakiza mu itorero rya Yesu ari ku Ngoma biravuze ngo ubwo nawe ugiye kujya muri ADPR mwamwumvishe itorero baza kurifunga baje kurifunga kuko nakoraga umurimo w'Imana kandi n'isanda cyawukora ndacyakorera Imana icyo umwuka ashoboje ndagikora pe noneho kubera gukurira muri rya torero nyine bisigira amaverine biterekera imisatsi buri kimwe cyose biza kurangira rero n'ubundi Imana impamagariye muri wa muhamagaro
nyine wo kumva ko ibyo bintu ngiye mbihaza amaherena ndajugunya ibintu byose ndajugunya mbikuramo. Ikintu cyaje kumbabaza ni ukuntu nagiye muri ADPR nyifitiye inyota nyishaka mbikunze nagerayo bakanga kunyakira kubera ayo maherena nari ntarabatuka ku maruje ku maherena, ariko sinabarenganya kuko byari amahame yabo yuko byagombaga kugenda amahame y'idini ya ADPR. Ariko uyu mwanya tuvugana nanjye najya kuhasengera muri ADPR ko nta kintu habangamye se, kandi wicara ukumva n'ijambo ry'Imana ukumva nta kintu bitwaye, nta ugusenya, nta ukwambura ibyawe ngo akwaka ayo maturo. Ntabwo uzi icyerekezo cyakiguye muri ADPR, mwebwe ntabwo mubizi. Njye nakuriyemo kugira ngo ADPR kubatize. Nanjye narize neza igice banga kumbatiza ngo amezi yajyaga aba nk'atandatu kwawe n'umukirisitu nambaye amaherena banga kumbatiza. Ariko aho wari wakosheshe kurumva ADPR ntiyambara amaherena aho wari wakosheshe. Ariko ikintu nibuka hari igihe umuntu aba agikunze ikintu, undi hari inkuru za Gize Pentecote hari igihe umuntu aba agikunze ikintu kuki batukaho nyine bikanga, ukumva nyine ukumva ngo cyakunze agaherena, ukumva uracyakunze akaruje, ukumva uracyakunze akaverine, ukumva nyine. Reka tujye tuvugisha ukuri bwiza bw'umugore n'umurimo. Umugore bagomba kurima, ubundi ugomba gusa neza ugacya rwose. Imana uduha amafaranga duse neza, Imana uduha amafaranga ahubwo duse neza. Ahubwo ikintu navuga kuri iki kintu cyabaye wenda kuri ADPR cyangwa ku badamu, abadamu ntibatinyuke, abadamu batinyuke, muve mu rugo mukorera Imana, muve mu rugo mushinge za business, mukore mwikuremo ikintu cy'ubwoba kuko abadamu turashoboye, abagore turashoboye kandi turanashobotse. Rero kira ko tuzika abamama arabo kubyara gusa, aya ntago araba kubyara, abamama arabo kuba mu rugo, abamama ariko hari ikintu ngiye buriya abamama jewe njya mbona nkumva mbafatiyeho nk'urugero rukomeye cyane buriya nka Julienne, buriya ndamukunda. Julienne je nkunda Minyoni cyane na Minyoni ho yabose, je nkunda Minyoni cyane muri Wirira njyanya najyayo Wirira. Umva buriya Minyoni Julienne bari abadamu na madamu najyaga nsenga ngo Imana izampe imbaraga nk'izabo nkore. Erega nuko mugiye ubundi iyo wamaze kwakira Yesu ntabwo ubukira umudamu, biravuga ngo mbagize abagabo bo guhamya ibyanjye, bagize abagabo nyabagabo. Rero iyo ndabyibuka kera muri ADPR kumva ko umudamu yabaye umupasiteri yababa we. Ariko n'aba bantu koko mwarasenze musengera mu idini rya ADPR koko ibi bintu mugenda mugarura akunda nari kundagiye ADPR ngo by'imisanzu ngo babaririye amafaranga, nta waje kuyagukura mu mufuka, nta waje kukwaka ibyawe ku ngufu. Sinibaza ukuntu abantu bari gusakuza ngo batanze imisanzu, ngo bashinze ibintu by'ibigega, ibyo bigega byagenze gute, ibyahise nyine byarahise, niba byararangiye ni gute uza kongera ugasebya idini ugaharabika idini? Oya ntabwo biba bikwiye. Ariko biriya bintu kera bigeze bambaza ngo ese ngo ADPR ubuyobozi bwabo bumeze bute, ngo ADPR izasenyuka, ngo ADPR ntiyaba ngo ntizagumaho. ADPR ntishobora gusenyuka, ntabwo byakunda. Dore impamvu itasenyuka ariko hari ibintu mutabizi. Nuvuga ngo itorero ry'Imana ryubatswe ku rutare, biravuga ngo n'amarembo y'ikuzimu ntabwo arenyeganyiza. Icyo akora umuyobozi umwe muri ADPR ashobora gukora ikosa bakamukuraho bagashyiraho undi, ndetse ubwo Imana yambwiye ijambo rikomeye. Imana yarambwiye ngo yanze akajagari, niyo mpamvu iri kugenda yukana utujagari. Kubona ko hano akajagari kavuyemo, ukuvuga ngo ADPR ni itorero idashobora gusenyuka. Iri dini mu bigombe mwa torero mwe, noneho mukoze n'ikintu cyiza mu buzima nkunda cyo guhereza abagore ijambo. Abagore mukaduha agaciro, abagore mukaduha ijambo. Ubu Korodi yari kuvugira abagore mwihangane nyine abagore tugomba kugira ijambo. Nta mugore w'umushumba narasaka Imana yatwi nimba nta mugore w'umushumba, nta mugore w'umushumba wari kuva. Wabisomye he? Bibahe nyine bibahe. None uyu munsi nibwo bibutse ko mugomba kuba abashumba, ariko noneho barabyibutse. Mangwe baretse gatoya, baretse gato. Bibiri yari yanacetse aradushotoye mu byumve. Bibiri avuze mu kubara 27 murongo wa mbere, abakobwa ba Serufawadi baburana gakondo yabo. Uretse gato barababwira ngo baraburana, baravuga ngo data yarapfuye, ariko ntigeze yifata inyuma bakoze ibyaha. Ni gute data yapfa ntitubone gakondo? Tugaruke amagore ba kera, kera nta mugore ajyaga yiga. Uretse gato bura no kugira leta nziza ni byiza. Mangwe baretse gato iyo tugezeho ndagaruka. Buretse ndaje kera abagore barabo mu nzu ngo batajya amahene,
ihene wabyumvishije ndabyumva atarya ihene noneho ntabwo yajyaga ihene ngo ajyaga agira ubwanwa n'ubundi ntayo njya ihene nge ndayikunda akaburusheti nta mugore wabaye umushumba Manuel banza unyumve ariko uretse nyumva yewe ndaje ngaruki mugomba gutunganya isengero mugakubura banza unyumve areka abagore n'ubundi barabaguhezwa hasi abagore nta jambo bagiraga abagore none ubu nibwo mubonye ijambo wumve ariko ni bande babaye abambere ku gituro cya Yesu batse gato birambwira ngo abakobwa ba Serufawadi basanga Mose wabyumishije bandika n'urwandiko mwumva ingingo iturengera Mose barushira Mose wabyumishije barushira Mose ngo urwandika rujyana imbere y'Imana arabwira Imana yibwira ngo abakobwa ba Serufawadi baburanye gakondo yabo Imana iramubwira ngo baburanye iby'ukuri umwana ni nkundi cyo tuvugisha ukuri Imana ikukoresha niyo yankoresha Imana ikurimo niyo yanjamo none Imana ijya kuvugana yavuganye n'umugore cyangwa yavuganye n'umugabo uretse gato Imana ivugana nawe icyo gihe abadamu batemerewe kwinjira mu ruhimbi abadamu batemerewe guhabwa ijambo Yesu yari atarapfa aya maraso Yesu yaje kumena umwenda ugacika hera biravuze ngo umuntu wese yemereye kwigererayo uretse gato kabiri gatoya kera kugira ngo munavugane n'Imana basanga umutambyi Mose kugira ngo umuntu awarige ibyaha agasanga Pastor Diane akaza yikoreye intama akaza yikoreye amahene kugira ngo njye mu cyumba kibonaniro njyane ibitambo kugira ngo njye kumwingingira Imana imabara ibyaha none se kubwa uretse gato no kugira ngo yinjiramo naho hari habi ntago uri bunsinde hari habi uretse gato uyu mutambyi ngo ajya mu cyumba kibonaniro bakanamuzika akantu ku kirenge ngo bumve nakataza kugwayo bivuze ngo Imana yicaga ya kera ntago ariyo Mana uretse gato Yesu Imana yatugiriye impuhwe kubw'imbabazi z'umwana wayo Yesu Kristo kubw'amaraso ntago umuntu ari kuzabarirwa ngo abone imbabazi kandi uko yari ricerano uyu munsi kikiri ndabyemera ariko nkwibutse ko Yesu amaze kubamba uretse gato uretse ndagarukana bivuge gatoya nabyo ndabisobanura uretse gatoya ubwo umuntu yakoraga icyaha Imana yarababaye iravuga ngo nicuje icyatumye ndema umuntu ni Imana yabivuze ariko imaze gutanga Yesu amaze gukubitwa amaze kubambwa umwenda ucitse ahera Imana itubonera amaraso y'umwana wayo bivuze ngo ubu kugira ngo ngirizwe imbabazi ndaca kuri Yesu udafite Yesu afite ikibazo ngira ubyemere kuko Yesu ya maraso ye Imana imbonera mu ndego y'amaraso y'umwana wayo urakoze none Yesu agaruburira ibihumbi 5 ni hari harimo abagore n'abana agaburira iki ibihumbi 5 Yesu yari atarabambwa ndagaruka yo aya maraso aya maraso ya Yesu yatumye yatugize aya maraso ya Yesu Yesu abagaburira abantu ibihumbi 5 ngo nta mugore n'umwana wagiyemo ariko yari atarabambwa ariko bari bahari uze kunyemerera bari bahari ko amaraso ya Yesu amubwira ibintu nimugafata ibizira ngo mubizira nta mugore ibitarabayeho kera kwitangiriro ubu ngubu nibwo kango bakibaza urambwira ngo abashumba ba ADPR abashumba urembo rwa ADPR abashumba bize theology buretse ADPR n'idini dashaka gukinisha nta n'idini ryapfa kuri ruta buretse gato ngaruka murabyemera mwebwera Manuel garuka ngaruke batubwire muri comment nta mugore w'umushumba nyumva gatoya ko bahinduka ministries kwa pastor niki oya kamubaze undi pastor niki ari umugore ni president wa muri Tanzania buretse gato umugore ni meya umugore ni vice meya umugore abyara umuntu akose oya reka nje ndivuze kuri kamera ndivuze mwabadamu murashoboye abadamu barashoboye tuvuze ku mugore aho ku mugore nyine ndabizi ko umugore hari inshingano zanyu mbubahiraho ariko iyo bigeze ku gicaniro cyera nta mugore wahawe inshingano zo kuvuga ngo abagore barize bakaririra ku gituro cya Yesu wigeze ubona hari abagabo bajya kuririra Yesu ariko waretse kurira tugaruke mu nshingano z'igihugu niba umugore aba perezida akaba ministeri akaba meya nabonye na ministeri kuriya mico myiza ziba byimishije uretse gato hanyuma niba umugore uyu mwanya ari umwavoka akaba umucamanza ariko perezida we Imana igumugisha uretse gatoya bagaruka hano nkubaze niba umugore ari perezida umugore akaba meya kwa pastor ni turi mu cyanditswe ariko ba mu byanditswe bibiliya mubona iyi bibiliya dukoresha aya mategeko dukoresha Imana irayemera na leta ikayagenderaho ndabizi iri yerekwa leta ifite ni ryiza ndabiyemera ko abagore bari hasi barabawukandagirwa no gukubitwa no guhora barira abana none mu gihe hejuru ntago tuvuze ngo tujye hejuru ahubwo dushimiye Imana yahaye umugore ijambo
kansubiremo dushimiye Imana yo kabyara kansubiremo manywe oya impamvu ndabizi ko abagabo benshi bazaba ibiri kuvuga n'abadepere bimitse abagore nabo ntago banezerewe ntago nzi impamvu akantu kabaye kukumva ko umugore yabaye pastor oya nta munsi muzagira ijambo wivuga ngo tugende ese ubundi iryo tegeko ryaranumwe cyangwa biri kuyungayunga ibintu byatangiye kuvugwa babigiye gusohora kare nose inzozi zose umuntu arota niko zibimama kase ngo masibazo usiko ngirikani ifite abagore angirikani n'abaporosobuteriyeri bafite bashumba abagore ibyo ngibyo nyine mwebwe mwanze kugendera ku mahame y'itorero murangije niyo mpamvu Imana iguhaye ijambo urigira mujya kwishingira Imana yaduhaye ijambo nk'utwo ngutwo ariko se mwe uri bwemere ko basirofawadi ko babonye gakondo ya Imana ibyo ngibyo nanone twabigendera nka kwa kundi kareho yagiye kwaka gakondo yo kwa Yesu ariko se ngo basibazo Imana yambwiye ngo umuntu napfa adasize umuhungu wowe ntabyo uzirega nje mbura ndi pastor nta jambo nta mugore wabaye mushomba none ibintu bitabayeho mwitangiriro kugeza kw'iki kinyejana duhagazemo ubwo nibwo bagiye kubikora ngaho ese amaraso yaje kumara iki amaraso yaje kumara iki aya maraso ikintu yaje gukora ni ikintu kimwe yaje guhumanura abahumanye abagize gute abahumanye ese wibuka ko Yesu ari mu murimo w'Imana ngo yagendaga n'abadamu yaje guhumanura abahumanye ibihumanye abagabo gusa n'abakobwa nta nagiye ku ijambo rivuga ngo Imana ijya kuganira yaganirije nje ntambere ninde ufite agaciro Imana ariko abagabo bari kunda abagabo nawe bafite agaciro Imana yaganirije Adamu none nimba yaraganirije Adamu se kandi none se ibaze iki kintu Satani bazunyumve Satani amaze gushuka Eva bagakora icyaha kuki Eva atambaye ubusa ariko Eva amaze gushuka ako muri n'abana babiri amaze gushuka Adamu nyine bari yerurira rubuto kuki bose babonyeho bakambara iki ubusa nuko Imana ijya kuvugana n'umuntu ijya kuvugana yavuganye n'umugabo bita Adamu ntago yavuganye na Eva bivuze ngo mwe nta jambo mufite none mugiye kubana ijambo ubu ngubu kanguze gato mangwe garuka hano niba Imana buretse gatoya uyu mudamu uvuze Satani yanyuzemo niwe mudamu Yesu yanyuzemo kugira ngo avuke nyine umudamu abyara Imana buretse gato ako guturi umudamu abyara Imana ariko umudamu akorerwamo na Satani buretse gatoya buretse gato uzi impamvu Satani yasanze umugore niyi nyine niki tugira gute muroroshye aha uravuze ngo turoroha aho nyine niho yacunze kubera ko urupfu rwanyu ni amatwi ndatinya naho mbona kuri kamera tworoha bivuze ko taba pastor ko tworoha abo mbasibazo rego mwagurisha n'itorero mukarijyana ikuzimu pastor mwe tuvugisha ukuri nanjye ndi pastor ndagarutse ubundi nihe mpamvu nihe birivanga umugore ntaka pastor bibira biri hehe ese nihe wegeze ubona umugore wa pastor nyine nihe uzi iyo ingingo nayiguhaye nyine ni buretse gatoya nayiguhaye nihe ngingo abantu bajya muri komatere kuki Imana ubundi si Imana ihamagara intumwa yaravuze ngo pastor yabwiye ngo iki Petero yarababwiye ngo nimugende mubwirize ubutumwa abemera mubabatize none se mu numa Yesu yatoranyije hari umugore wari urimo ariko nakubwiye ngo wamaze kuba intumwa Yesu ntabakiri umugore yambwiye ahinduka umugabo mu bya Kristo ubwo iyo Yesu ashaka kubahereza ijambo kiragihe muri za ntumwa 12 ari gufatamo na 3 cyangwa 2 b'abagore nta jambo ntaryo ariko uyu mugabo ni umugabo ko ariko abagabo muri kundi umugore no koza amasahani wo guteka ariko abagore bararushe ariko perezida wacu we no guteka Imana iguha umugisha uziko abamama mawe mwega mufite inshingano zanyu mwubahwe kuko muratubyara kabiri mama wanjye niwe wanyigishije kurya gatatu mama wanjye yaranyonyeje mwubahwe mufite ibintu byinshi navuga 10 umuntu agomba kweza agace ariko iyo tugeze ku inshingano y'igicaniro cy'Imana situbabujije kwinjira mu gicaniro ahubwo mugomba gutegura igicaniro kuko Imana yavuganye natwe tukaza gusoza ikimana yavuganye natwe abeperi yayobye n'abandi ba pastor b'abadamu bariho benshi ba minyoni n'abandi bose ntago bakwiye kuvuga Imana ishimwe rero yaguhaye koma Imana ishimwe kibahereza koma erega nkasubiremo abagabo mwe ndabizi abagabo ntimushaka kwemera ko pastor abagore babo reka nkusubiremo ndabizi ko abagabo muri kunda nk'abagabo mwe muri kunda none nimwe mwiyanga usindibone umugabo umeze nkawe ntago yize
afite akantu umutwe kubera iki nta mugabo wize ufite diplome amashuri ye asoze kaminuza wapfubye ibi bintu uri kuvuga baramutse batabashyize ku ngoma ko biri kunuganuga itegeko ritaranoma biramutse bidakora ariko se ntabwo njyewe ntabwo ntezwe ba pasiteri wa ADEPR njyewe ndi pasiteri byarangiye amavuta yashyizweho amavuta yamaze kungira pasiteri wa hehe Imana yanditse wa hehe umva kasubiremo ndi pasiteri wimitse ufite icyangombwa pasiteri intumwa ya Yesu baze ngo baheshye uri kuvuganira abandi uko ndi pasiteri uri kuvuganira abandi bashomba nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya kandi guhura na Mesiya si bisanzwe uwahuye nawe ahinduka musha hahandi nari muzi narahimutse ubundi musha kasubire impamvu bivuze ntabwo bivuze ngo ndi pastor waheshye jewe ndi umugabo w'ijambo ry'Imana abyo ngo si ikiraza ko nakizwe nyine ni igiki nyine mbwira ubundi agakiza ni iki agakiza ni iki nyine ko basi kibazo ni kigaragaza ko nakizwe nta munza afite ngo upima agakiza nta munza ufite ugapima nyine nta munzani umuntu mumenyera kuki ko akijijwe wowe yego nyine bimbwira wowe umbajije jewe nzi ko umuntu ukijijwe ikintu cya mbere ni ibintu bibiri ni imbuto ikikora cyo urazifite ntazo urambonaho urazifite ngaho mbwira ibintu aha ubu tugiye guhangana kuri kamera karabaye ngaho mbwira icya kabiri nemera ko nta muntu uhindura undi ahubwo umuntu ahindurwa n'Imana ibiraza kumbwira ko nagakiza mfite agakiza ka mbere Yohana igice cya mbere itonde udukurikirane mumve uyu mungu Yohana igice cya mbere hari ijambo rivuga ngo mbere na mbere habayeho jambo kandi jambo mbega ntibiza yari Imana icyaremwe cyose cyaremwe n'iki none uvuga ngo nge ndambasaderi yo kuba nasoma ijambo ariko se oya mumwerage kubyica mangombaje ikibazo utasubije mu bantu kurikiranye urambaje ngo niki cyemeza ko pastor Diana kijijwe niki kibyemeza nyine nanjye ndakubaza ngo niki kikwemeje ko nakijijwe niki nge ndabizi ko kijijwe ariko arabatazi ko kijijwe nyine bande ahubwo babimenye erega gakiza ntibagapima gakiza nakanje jewe ngiye Diana oya ndabizi gakiza ko mu giti cye gakiza nakanje jewe Diana ndakuzi nkorera Imana ninjye hanyuma ibyo nakora byose nkabikora mbyica ariko mango cyangwa ahubwo nuko mu ADEPR ubonye ko nsutse cyangwa ahubwo ufite imyumvire ya indi y'abantu banyu nyine babandi nyine bagifite akabazo ariko reka mbabwire ako nibyo bintu ni amakosa ibi yose nyine gusuka ndetse n'inzara kuzisiga impamvu ya mbere imbwa zigeze ku murambo wa Izebeli ngo zari ibice byose ngo zigeze mawe kuri umuhanuzi nk'abandi bafiyanse wasutse akanasi noneho fiyanse afite n'iziruko aha buretse imetiri hehe buretse naha mawe gatema ndenga mbahora kansubiremo mangweri kuba umuntu aganira n'umuntu ntago avuze ko ari sheri we mangweri mangwe shiyanje biravuga ngo nujya gutokora oya mangwe oya ikitaramanikwa ikiganza ntago ari sheri wawe kirebe uramwihakanye ntago ari we ibintu bitajyaye ni gutari sheri wawe nimba ubonye nganire n'umuntu nzaganire nawe nabe wa mukobwa wawe nibaza mangweri rero yareka nkubwire kansubira mangweri sibyo mujye ufite umuco mangweri Yesu yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo nujya gutokora mugenzi wawe ubanze uheri wawe ndabize nyizirande ikibazo ari inzara ntabwo ikibazo ari gusuka ngewe nshobora gutega n'ibitambaro kandi nkaba mubi ndetse gatoya mwihurije bamwe uyafite ya myumvire y'abantu ba ADEPR bakiri hasi ari aba ADEPR cyo nshima Imana nuko idini rya ADEPR rimaze gusobanukirwa nyine yewe kuki utanze ko nkubomora oya rega ikibazo ndibuvuga amafuti kuri kamera kandi ntabwo nakwemerera mwihorere agiye kwa Yezebeli mwihorere oya ntabwo ngiye kwa Yezebeli kuko aho ngaho twahavuye ahubwo ndi kuvuga umurambo wa Yezebeli imbwa zihageze yapfuye ngo zari ibice byose ariko zigeze ku nzara ziravuga ati ibi bintu bisa gutya bitukuye zigeze ku musazi ibi bintu bimanuka mpamvu nawe imbwa zitamurya noneho nta mbwa zanjye rero sigatuye kugisoza moyega nkubwiye oya pasiteri yiyamye imbwa zose zamurigatira izo mbwa ndazirukanye ku ntoki zanjye nyine izo mbwa buri mwe rero umuntu usiga verine n'umuntu usuka nishumureta buretse ku byiciro uretse ibyo byose ndazikatamo ariko ubanza wumva ututse umuntu usiga inzara ugatse umuntu usuka
mu mutwe wawe haraciriritse urakoze cyane Uretse hageze ariko gute banza unyumve. hageze gute banza uruke muri ngende gushaka ubwiza Imana itabahaye uretse ndi umushumba ariko ubundi wajya uyumva ngende umushumba uri gushaka ubwiza none Imana yari kwiyemeye kukugira uku ariko se waretse nkakubwira kuki uri gushaka kasubira kuri kamera abantu banyumva umuntu upfobya umuntu wasutse n'umuntu wasinzara uretse gato n'umuntu wasinzara ntago ndi bukurenganye kuko mu mutwe wawe iki se urabona ko watuzi none se gusa bitwaye iki oya reka mbase Manuel niko Manuel umwadeperi aba bakobwa ko bari 10 ngo bose bafite amatabaza batanu bakaba bapfu abandi batanu bakaba abanyabwenge kandi bose ko bari bambaye birebire baniteze bambaye bikwishe ariko nta mavuta bafite mu by'ukuri ikintu cyaje gusobanura aba bapfu batanu niki niki reka ngusubize mu ijambo rituje burunda ngenge mu ijambo abantu mwaryamiye umwana ariko yuri umwana se nuko twasutse nyine kuryamira umwana twasinzira ngo ahubwo ufite ariko umuhungu Imana itanga umwuka wera mwaryamiye umwana ahubwo igihe kirageze nyiri umwana ndashimira Imana kera Imana ihoga kera nahamagaye ndi umwadeperi warasukaga nge kasubiremo wambaraga iki nari umukene nari gusuka se nkoye amafaranga gusuka ko nari inzahari hashize iminsi utayafite hashize iminsi ubu udasuka umwadeperi arajya kogosha aragenda agashyiramo akawosiyana akasubiramo ntakubagirwa kasubiremo iyo umuntu afite inoti imwe baribagiwe iryo jambo rirahari Zaburi ibice 6:13 uretse gato mwe ntabwo Imana ikunda umwanda abantu bajya banabimenya udasuka asokoza umusatsi kandi awurimbishe neza no kudasokoza ugasuka kasubiremo namaze ahubwo Imana amafaranga gusuka ahubwo byashaje Imana donfa nga twibere beza tuba bagore bese tukuvye dusa neza cyo bari basuka ko Imana ari izahari kasubiremo ntabyo kwagirwa kandi Imana yakubwiye ati pastor numara kurya dia nosibagiwe kubera ko nasutse no agumana utujwi akabantu oya rusubira kugikara ya 57 mbaye nkuretse ariko Imana igiye kukugarukaho Imana ivuze ego mawe reka turekera dusekerera abantu turekera aho ibintu byo gusuka nyine byanyu gusa iki kintu mu cyumve tugaruke mu byumve ababyeyi Imana igumize bashyikirije ntago mwakivuga amabi mama bari afite ibibazo ntabwo bari kwa pastor abamama uretse no kwa pastor nta n'uri kuduha umwanya nta n'uri kwa gitifu mwanya wibyo muzatumirwa muvuga ubutumwa ariko nimuzavuga ngo muzayobora ariko nimuzavuga ngo abashuri ariko umugore natakubera mu rusengero azakuyobora mu nteko y'akagari sinibyo byose se buretse gato umugore mawe umva kandi nibutse buretse gato natakuyobora mu rusengero azakuyobora mu gihugu kubaho nyine umugore natakuyobora mu rusengero azakuyobora ku murenge agucira urubanza w'umucamanza w'umwavoka Ezayi mubagira abashumba kuko bateye Ezayi mureke twe nawo tugana ubushuma ko timo tuvuga ngo umugore erega gaciro muragafite wakatwambuye ngo turabakoza amasaha ni musohoke mujya mu oya aba mama bitinyuke mukore oya watse wabishe kuko oya ibi bivuga uko oya mawe nturi bigare ko bamaze kuvanga abagore ngo nihi nje navuze ku bintu bijyanye n'ubushumba wadupfobesha oya nago nabapfobesha mukore nate kubera mu rusengero kandi ubundi nawe arega mufite imirimo myinshi mugomba gukora mu itorero iyihe binduka abadiyakone gusa turaje tubayobore turabagore ijambo turarifite mufite ibintu byinshi mukora mu itorero ako mutekereza nk'abadeperi impamagaye nkajya mu adeperi ntago wazaza gusenga nta nakuyobora ikaguhamagara mu buryo bw'ubushumba ninjye bakwatura agakiza none murambaza agakiza ngo bakaraba batengo ndasutse kwakirizwa agakiza n'umugore ntabwo yarabonye nari umugabo nigire gute ntihabwe intebe se ariko umushumba yubaho ndagukunda wewe wankuye mu byaha unkura muri rigori unkura kunywa tineri uranyatuza ariko reka nkubwire iyo tugeze kuri cyo kuvuga ngo kubaka ariko nkubwo wadupfobye ihereko mana niko mutubwire koko mana mama ariko mwabarekore bararushe abantu ndabizi muri komantere bari buze kuntera imijugujugu turashimira Imana turashimira Kristo atugiriye icyizere rega mangu ibyo uvuga abagabo benshi tuganira ntabwo bakuri kubivuga akaduha ijambo uko bivuga nta mama ufite ijambo abamama dufite ibibazo byinshi bamwe ngo bahawe ijambo bandi ngo ntakibaha bamwe ngo babahe uburinganire abamama nyine uretse Imana tugiriye imbabazi muda abamama ntabwo menye tari n'ibiremwa iyo mudupfobeje musana n'abantu erega mwe mwarasi mwebwe mwavuye mu rubavu kuko basinzirije umugabo Imana ikuramo
akantu kamwe konyine none ako kamwe niko yagumije igenda ikuramo mubyare mwororo bishatse kuvuga ngo ntabwo turi ibiremo nubwo Imana yatugiriye imbabazi ariko ubu ntabwo abamama ariko turashimira Imana reka Claudel ikintu nashimiyemo Imana buriya dufite ubuyobozi bwiza kandi ifite leta nziza umubyeyi mwiza areberera abana bose ubundi nta mudamu wigaga Imana ntigira n'inzira ba mama ntabwo bigeze biga ngo nta mugore wiga Claudel nawe ushaka kuba umushumba yewe se yewe ndamubakanga yegura reka nawe n'umushumba ariko se oya ndashaka kuba umushumba ngenda umushumba kandi azobona uramushumba kanga ufite iteraniro ry'abantu 500 kuri telefone uyoboye none se nimba mfite iteraniro nyoboye nyine ry'abantu barenga 50 cyangwa 100 mawe kadusohoke ikiganiro umushumba kanga tugisoze umushumba ntawe ubwitamo Imana iri kugira umushumba jewe nkubwire Imana inambwiye ngo nongeye nkuje pasiteri mawe iyo ukuburanisha ubusa njye Imana mpagaze kambwa ati pasiteri uragiye iki se inka iki cyangwa inamazira z'abantu nzaba ndagiye inka kandi cyangwa umuntu afite ibibazo mwabarukore njye nzaba ndagiye abantu ntago nzaba ndagiye ubundi se umushumba he ubundi se nzaba rega ntaho njya kubaragira se ubundi bazaba baratara yagusubije ariko ubundi raziragira he ubwo se nzaba njya oya kubaragira ariko message yari yihuta nuko isengero zari zimaze iminsi zifungwa zigiye gufungurwa bazadufungurega zigiye gufungurwa uzakora bafungura ahubwo tuzavuga Yesu mu izina murase ubwo ADP ko babakomereye murajya muri ADP cyangwa murongera musinge n'ubundi musere mu nsengero zanyu erega ntabwo turi kubona ariko ntabwo twanasivuyemo tuzirimo ADP ngende baragutenze nta bamutenze turasenga Claudel turasenga Claudel ni umukristo hajya no muri revolution Claudel ni umukristo revolution ujya kwiga cyace niko zimeze tubuse cyane nase kuri Claudel ko cyaca one wakambara deshiro hagera nta ariko se kambasiyo kibazo ni deshiri gitwaza ibyo bintu nawe yabigarutseho ikibazo umuntu agiye ku ruhimbi mushobora ibi bintu nawe urabishyigikiye umuntu agiye ku ruhimbi urumva yambaye akantu kavuga ngo reba ubureme bwanjye ubwo ibyo bintu urabishyigikiye yawambaye atawureba se n'uruhinja nibaza aje kugusha ujya umenya ko urupfu rw'umugabo ari byo areba ako se napfe nyine amaso y'abantu wanyumvira ako se mpamvu wese kibazo mwebwe murimo muraturimbura umwuka wa Izeberi ubarimo Oko yawuteze kuko Izeberi nakiza ko yambaye akantu kamba kibazo ko yambaye akantu kaciyaho ko Yosefu yabonye wambaye ubusa burundu kandi agasohokayo nuhura none wayi wikwemo burundu ntabwo uzihangana none se kwa Potifari nta mwami Yesu yakora urirukanka none nimba umuntu agiye ku gatutu yambaye akantu kageza ni umuririmbyi amaso yiwe yasize bya bintu byanyu ariko ibe muvuga ngo yasebye bya bintu byanyu ubwo ari amaso Imana izayanuka ubwo niyaje kugusha abantu yaje gusenga ibyo bintu hagu waguye oya tujye tuvugisha ukuri oya ntabyo biravuze ngo turi inzandiko abantu mu byumve muhugure urubyiruko shamwe mbabwire ikintu kimwe mbonyemo ejo bundi umuntu katingana buretse gatasoza hari akantu umuntu yabashije ngo ikidi niyo mbyibagirwa gato kandi kari keza ariko tunya nkibagirwa byihorera usana bisubiramo mango tunya mbyibagirwa ariko kano kantu mukumve umuntu mukuru ukuze uzi ubwenge ubundi hari ibintu bibiri iyo umuntu yakire Yesu agira ibyo ahindura yaba imyambarire yaba imigendere yaba imivugire kuko ngewe ukumeze nsuka nabanje no kubisengera hanyuma numva umutima wanjye urabinyemereye ntago nsuka kugira ngo nibone ntago nsuka kugira ngo bandebe ngewe kuko ngomba gusa neza ngewe Pastor Diane ngomba gusa neza hanyuma mbizi ntashidikanya ko nzaya mu ijuru kasubire uzari impaze kuri kamera ese ninde uzuzajya mu ijuru n'utazajya kasubiremo rero burasizimo rero ngewe mbizi ko nzajya mu ijuru ngewe urabizi abyumvise mawe ngende bikunda mu ijuru mureka gukimanza ngo abantu basengo ntibasenga iki niki mwabarokore mu ijuru azajya abantu bihanye neza ntago kwihana ari ugusuka ntago kwihana ari imyambarire cyokora iyo umuntu yambaye neza bihesha Imana icyubahiro mu rusengero mu itorero iwacu ntago tubwira ngo ambara nabi ntago tubwira ngo bimanure tubivuga buri munsi ariko hari abantu bagira amatwi nyina tumva ikindi nabona nambaye mini azayambare ni mucunga wa pastor niko bambara niba abona nambaye ibintu umusumwe ADP nayo negira guri kigafata umugore wa ufite ibisuko ikamutereka ko gatuta akaza kubyereza na burawo ese kibazo no gusuka ADP zabikoze nako ni ikizira kizaba cyaramaze kujya ko se ubundi wamungane
nimba imbwa ijya guhagarara ku gatuti mu gihe cy'igaburo ubundi wigeze kuyumva ko yagiyeyo katubire ibyirimbwa nyine wabyumvishe ariko si bundi koko imbwa yarinjiye ko wumva imbwa yirukanka umva ukuntu byagenze pastor wenda hari ikintu utamenye iyo mbwa yinjiye mu rusengero rw'ibweramvura harimo abadiyakoni umudiyakone waho nyine umuntu yari yasinze ariko aba mu gipangu iwe atunze imbwa noneho arasohoka yumva nyine bari kuramya no guhimbaza yigira mu rusengero imbwa rero igenda ikurikiye sebuja umugabo arinjira bamwereka aho yicara imbwa nayo igenda yinjira barayisohora mu kuyisohora kuko na sebuja yatari yasohotse irongera yinjira nta nubwo yahagaze ku ruhimbi ibyo ni za komantere zo muri YouTube bavuga no gusebanya n'iki erega ADPR nitorero gusa ahubwo ADPR umurongo mwiza mani baho umugisha wa ADPR abashuma wa ADPR rwose tubivugiye kuri kamera abadamu turanezerewe muduhereze ijambo duha gatuti erega ntabwo bivuze ngo njye mu ADPR ngewe njye ntabwo mpari oya wabirangije ngende hafi kugera baduha gatuti amwe Dawidi kansura manywe ararwanira gatuti itangaje akizi igeze muri Amerika n'ahandi ibyo by'amadini ntaye hari akeneye gatuti baguha gatuti ninshaka kujya mu ADPR nta kibazo nanogosha erega ibintu mfite kutwa n'icyo binambwiye nakogosha nabikuraho wagiye mu nzira Imana gushakamo ariko si nahandira hanshaka aho ahubwo ugiye kubekera Imana iragukubita ku bwa pasiteri uri gutinyuka birenge bidatinyuka akasikawe aha Imana ihumuca abandi badukurikiranye nahagaruka ibiganiro byacu turabakunda ntabwo nituvuga ngo twivugire inkuru twizanire umunsi twavuze inkuru koko umunsi turayivuze nyine turayivuze abantu babonaga ibingibi kwa kugira ngo ikiganiro kiryoshye kiza kumera neza ntago n'umushumba wanjye ndamukunda niwe wanoje agakiza kwa kugira ngo n'umuntu mwiza arimo Imana kandi ntago umuzima ari ukenera muganga rero umwegereye yakugira inama kandi yagusengera icyane yuko yaratoranyijwe amaze gutoranwa arahamagarwa amaze guhamagarwa aremerwa n'ababyeyi beza murabona ko bari mu mwuka w'Imana barimo ibibitsanyo by'Imana Imana irabakunda kandi irabazi kandi umugambi wabo bafite hashize bafite naho bageze ubegere rero bakugira inama kuko ubwabona ubuhamya bugenda nkuko nawe ubuhamya bugenda nabera b'Imana ndabihamye 100% nabera b'Imana baracyari mu 2000 bitarapfukamira Bayali murakoze Imana ibamera umugisha rero bwe mwari mudukurikiye nje wari inyuma ya kamera ni Emmanuel n'abari bari imbere ni umushumba wanjye Pastor Diane ndetse na Claudina cyombo cyagwana agashishi k'Imana hanyuma Imana bahereza umugisha rero ibiganiro byacu nakagaruka shalom